Yes, reka dukomereze no twagarukiye ubushize. Ubwo twari tugiye gusiga umukobwa, iba arimo baramubaza ati ese hari ikintu waba uzi? Isamu niko yise aturuka inyuma, umukobwa yatangiye kuba yahamagara ati Samu we. Yaramubonye arabyibuka neza. Ubwo yatangiye kuba yamubaza ati ese urimo urakora icyangaha? Cyangwa niki kirimo kirakugenza? Umuhungu arimo aramwitegereza. Indagira ngo ube wareba. Idore Samu arimo arareba cyangwa se nawe yahasesekaye. Umukobwa bagiye kuba bamubaza ukuntu ibintu byaba byagenze, ibitewe cyangwa se byateye urupfu, niba hari ikintu yaba abiziho ku rupfu rwaraye rubaye nimugoroba. Ubwo Samu yaranje atangira kuba yadidimanga ati nari ndimo ndabasuhuza, reka mbe nakigendera nta bintu byinshi yavuze. Ariko muri make yaje kuba yakereka umukobwa ikarimo aramureba ikosa ritoya yakora cyangwa se ikintu yagerageza kuba yakora, ikarimo aramupiyora cyangwa se arimo aramuviyora, nakarimo aramureba icyo yakora cyose. Umusore yamubonye, dore polisi nazo zararebye umukobwa babona ukuntu ameze, yatangiye kuba bamubaza ati niko siya, hari ikintu urimo uribuka? Ubwo batangiye kuba bamubaza ati nyine niba hari ikintu yaba arimo aribuka ku bintu byabaye nimugoroba. Umukobwa wari kure cyane arimo aratekereza kuri Samu. Umukobwa yisaha kanati wapi, kandi byose arimo arabyibuka ko nimugoroba uriya Samu yaje kuba yakomanga. Ariko umukobwa yise avuga ati hoya James we, nta kintu na kimwe nigeze mbona, ngiye ndumva ahubwo mfite ubwoba. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati ndimo ndumva mfite ubwoba. Umukobwa nyine ubwoba ntabwo bwabura, yatangiye kuba yavuga ati uriya mukobwa nyine twari twegeranye cyangwa se twari duturanye, ibanza umuntu wamwishe, sinagira ngo ngewe ntabwo ari ngewe wegeze umwica, wapi ntabwo ari ngewe wamwishe. Abapolisi nabo bareba ukuntu umukobwa atangiye kuba yabyishyiraho, bakavuga ati ushobore kuba urimo urabivugana ubwoba cyangwa se ufite ubwoba. Ibyo turimo turakubaza ni ibijyanye n'urupfu rwiwe, ntabwo turimo turagushinza ko ari we wamwishe. Niba unafite ubwoba, ariko twe ntabwo turimo turagushinza ko ari we waba wamwishe. Icyo turimo turakubaza ni ukumenya niba hari ikintu waba uzi cyangwa niba hari ibintu wegeze ubona ku bijyanye n'urupfu rwiwe ukaba waduhereza amakuru. Ntabwo turimo turagushinza ko ari we wamwishe. Umukobwa niko yarebye rero atangira kuba yavuga ati niba ari ibyo, wapi ntacyo mbiziho. Umukobwa nyine yarabihakanye, arahakana. Ubwo polisi atangira kuba yamubaza ati niko siya. Ubwo nyine ni wa mupolisi barimo barita ndi James yatangiye kuba yamubwira ati siya wigira ubwoba, niba hari ikintu nyine ushobora kuba wagaragaza kikaba cyakemura bino bintu tukamenya umwicanyi, watubwira. Niba hari ikintu watubwira kuko niba hari ikintu ufiteho rwose watubwiza ukuri, kugira ngo tumenye aho duhera dukora iperereza. Umukobwa ariko agatangira kuba yavuga ati ngewe ni ukuri, ibyo ngibyo urimo uravuga niko bimeze cyangwa se ni ukuri, ariko ngewe nta kintu na kimwe nigeze mbona kuri ibyo bintu. Ngize icyo menya cyangwa se ngize icyo mbona nabarabura nababwira, ariko nta kintu na kimwe mbiziho. Umupolisi agatangira kuba yavuga ati none se wegeze uba wabona umwicanyi cyangwa se ubona ikintu kidatunganye hano muri buno buryo cyangwa se hano hantu hari ikintu wabonye kitari usanzwe uhabona? Umukobwa nicyo kintu batangiye kuba bamubaza, bagatangira kumubaza ati wenda wumvishije nk'urusaku, ukubona ikintu kidatekanye, ukabona ikintu nyine cyangwa utashye, hari ikintu waba ubonye kidatunguranye? Undi nawe yatangiye kuba yatekereza ati nta kintu na kimwe ngomba kuba nababwira, kubera ko ngize ikintu mbabwira cyangwa se ngerageje kuba nababwira ikintu na kimwe, umwicanyi niba koko Samu ari umwicanyi yambonye. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ndamutse ngize ikintu mbabwira koko Samu niba ari we mwicanyi yaba yambonye. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati oya wapi rwose nta kintu negeze mbona. Umukobwa akagumya atekereza ati ngize ubugoryi cyangwa se ngize ikintu ndamuka nkoze, umwicanyi niba koko Samu ari umwicanyi yampiga. Abapolisi bakareba ukuntu umukobwa ari kure cyane. Ubwo nawe yatangiye kuba yavuga ati ninjye waba ukurikiyeho. Rero yatangiye kuba yavuga ati oya nta kintu. Umukobwa ari kure cyane mu ntekerezo, ari kure cyane, agatangira kuba yakibwa ukuntu wa mukobwa cyangwa se niba ari ikigini, niba ari dayimoni ryaje kuba ryamuburira kuri televiziyo, nabyo yatangiye kuba yabyibuka akavuga ati ngewe rero nta kintu negeze mbona, kubera ko mu ijuru ryashize nyine. Umukobwa yatangiye kuba yagenda ababwira akavuga ati kubera ko mu ijuru ryashize njye natashye, ati ngewe mu ijuru ryashize nka saa 7 cyangwa se nako saa 5 narindi hano za nimugoroba. Rero naje mpita mfata nkora dushe cyangwa se njya muri dushe, icyakurikiyeho nahise njya mu buriri ndiryamira. Rero ibyo byose byabaye naryamye. Muri ayo masaha murimo murambwira nari naryamye, nari ndimo ndakata igitotsi. Umukobwa niko rero yatangiye kuba yavuga ati rero ngize ikintu menya nababwira, ariko kuri ibyo ngibyo aho ngaho ho
nta kintu nababwiye. Rero mu gitondo nuko nguko bwakeye nabyutse mbona murimo muraza mwirukanka cyane, nabonye murimo muraza mwirukanka nibwo narambuye idirishya cyangwa se narifunguye, mbona murimo muriruka. Abapolisi batangira kuba barebana nabo nyine ku kantu bagomba kugashyira mu mutwe. Aho undi nawe atangira kuba yavuga ati okay, noneho siya we. Umupolisi nyine atangiye kuba yamubwira ati twebwe tugiye kuba twagenda nonaha, ariko nuramuka ugize ikintu umenya waza kuba waduhamagara, cyangwa se ugize ikintu na kimwe umenya cyangwa se kidugutunguye nyine waturabura tukaba twabimenya. Umukobwa nawe yahise avuga ati nta ribi, ndimo ndabyumva. Abapolisi bahise bamubwira ati bayi, n'umukobwa nawe ati bye bye. Tayari dore nuko nguko bigendeye, ariko umukobwa yabimye amakuru. Hari ikigabo twabonye kidatekanye, cya kigabo twakibonye. Tayari dore nuko nguko nyine umukobwa yahise yegekaho. Ubwo baratwereka yikomereje akazi kiwe nk'ibisanzwe, yari arimo arazana imyanda aho ngaho kuba yayijugunya aho ngaho. Agikebuka dore ngarabona ndi Samu, dore ngarabona Samu, ariko ubwoba bwaramutashye atangira kuba yagenda asubira inyuma gake gake, agatangira kuba yavuga ati kubera iki nongeye kuba namubona nanone, kubera iki nongeye kuba namubona nanone, none se ubu ngubu mpagaze ahangaha bwo ntegereje icyo umukobwa. Nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati wakirukanka. Dore Samu nawe araza amwegera, umukobwa niko yavuze ati ngiye kuba nagenda. Tayari dore guhindukira undi yatangiye kuba yamubaza ati none se hari ikintu urimo urabona ko mbona uri kumbona ugahita ugenda? Undi agatangira kuba yavuga ati uyu nguyu arimo arambaza iki? Agiye kugenda yahise amubwira ati siya iburitseho gatoya. Ubwo nuko nguko umukobwa yatangiye kuba yavuga ati bino bintu ntago nabyirinda, sinzi ukuntu nabyirinda. Undi yatangiye kuba yaza amwegera gake gake akibaza ati se ndakora iki niba koko uyu nguyu ari umwicanyi? Dore umukobwa niko yahindukiye arimo aramusekera, dore cya Samu koko kiranasa nk'icyicanyi. Undi yatangiye kuba yamuhamagara ati Samu we, none se hari ikintu waba ukeneye cyangwa se hari icyo nagufasha? Hari ikintu nagufasha, hari ikintu nyine urimo urifuza? Dore Samu yatangiye kuba yamureba agatangira ati siya we. Ubwo niko yamurebye nyine agatangira kuba yavuga ati nabonye abapolisi baza kukureba ejo hashize, nabonye abapolisi baza kuba bakureba. Bimeze gute? Wababwiye iki? Unyumvire nyine dore nk'umuntu wese yaje arimo aramubaza ati wababwiye iki, cyangwa se n'iki waba wabwiye bari abapolisi baje kuba bakureba? Ni ibiki wababwiye? Umukobwa nuko nguko yarebye arareba atangira kuba yavuga ati oya nta kintu, nta birenze nagize mbabwira. Bari baje kuba bambaza nyine ku bijyanye n'urupfu rwabereye hariya, ariko nta kintu na kimwe nigeze mbabwira. Kubera ko bambazaga nanjye ubwoba bukanta, kandi nta kintu nigeze mbona mu ijoro ryashize. Rero simbizi, nahise mbabwira ko nta kintu na kimwe namenye. Umugabo atangira kuba yavuga ati nabyo se babikubajije? Nabyo babikubajije? Mbwira. Undi atangira kuba yavuga ati yego. Nabasubije ko nyine ngewe nahise nigendera nkiryamira, nta n'ikintu na kimwe nigeze numva habe n'ijwi na ritoya. Rero nababwiye ko ngiye nari nagiye kwiryamira, barekeye nyine kumbaza ibibazo bahita bataha, nta kindi kintu. Ndatangira kuba yavuga ati ubwo nyine niko yatangiye kuba yakiruhutsa, akareba neza, agatangira kuba yamuhamagara ati none se siya, ariko agatangira kuba yakiyumvira. Umukobwa nyine agatangira kuba yakibaza ati si kubera iki arimo arambaza bino bintu? Ndagatangira kuba yavuga ati none se wowe hari ikintu wabonye? Unyumvire nyine ukuntu atangiye kuba yamubaza, agatangira ati nyine wenda niba wimye amakuru polisi, we hari ikintu waba wabonye mu ijoro ryashize? Umukobwa nuko nguko yiyumviriye, ariko atangira kuba yakibaza ati si umuntu ibite byiwe. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati njye nari nifitiye ubwoba, nta kintu na kimwe nigeze mbona, wapi nta kintu na kimwe nigeze mbona. Ariko umukobwa atangira kuba yavuga ati none ko mbona arimo arambaza ibintu nk'ibi ngibi, ni ibiki byaba bimeze gute? Ko mbona arimo arambaza ibintu nk'ibi ngibi, ibi ngibi ni ibiki arimo arambaza? Ari ibyakabajijwe na polisi uyu nguyu, ariko bimbaza mu buhe buryo? None se ibi ngibi bagamije iki? Umukobwa nicyo kintu arimo aribaza. Ubwo niko yagize ubwoba, atangira kugenda yegera inyuma. Yahise avuga ati nta kintu na kimwe nigeze mbona, yewe habe no kuba nabyumva, ahubwo wenda reka mbe nagenda. Sibyo, reka mbe nagenda rwose, nta kintu na kimwe nigeze mbona, nta n'icyo nzi, nta kintu ni kimwe nigeze mbona. Umugabo yatangiye kuba yasekamo, agatangira kuba yavuga ati ni byiza, ubwo nta kintu na kimwe wigeze ubona, rega ndahangayitse kubona umukobwa nkawe polisi irimo iramuhata ibibazo. Nahangayitse cyane kubona umukobwa nkawe polisi irimo iramuhata ibibazo nakubonye. Numva rwose ndahangayitse, nshaka kuba nabibona cyangwa se nabimenya, ariko nyine nizere ko ibintu byose bimeze neza.
siko bimeze se nyuma y'ibi ngibi ibintu byose ntibigiye kuba byasubira neza cyangwa se bigiye kuba byamera neza? Uno mugabo ntumbaze, undi yatangiye kuba yavuga ati umuturanyi wanjye yapfuye, rero niyo mpamvu nanjye mpangayitse ku rupfu rwe. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati nanjye nabyumvishije, ngo yapfuye nanjye nabyumvishije. Ariko atangira kuba yavuga ati nizere ko biri buze kuba byahinduka cyangwa se byagenda neza, nta rupfu rwongera kuza kuba rwaba. Siko bimeze, biraza kuba byagenda neza, nta wundi muntu uri buze kuba yapfa cyangwa se uriya mwicanyi buriya aragira ubwoba. Undi yatangiye kuba yavuga ati Samu we, akamuhamagara agatangira kuba yamubaza ati none se we kuri biriya bintu nta kintu na kimwe ubiziho cyangwa nta kintu wigeze ubibonaho? Undi yatangiye kuba yavuga ati reka reka nta na kimwe nzi, njye numvishije barimo barabivuga, nta kindi kintu namenye ahubwo siya we. Unyumvire nyine umugabo agatangira kuba yavuga ati none se umukobwa nkawe rwose uba ugomba kuba wagira ubwoba ku bintu byabaye, noneho ku muntu mwari muturanye uba ugomba kuba wagira ubwoba. Ni ukuri ikino kigabo ni ikigome, ariko ntabwo namucira urubanza, simbizi. Yatangiye kuba yamubwira ati amadirishya yawe ndetse n'inzugi birashaje cyane, ni gute ahubwo atari wowe yahereyeho iki ibintu byawe bishaje? Nyumvire nyine ikigabo ukuntu cyatangiye kuba cyavuga, agatangira kuba yavuga ati wasanga ari wowe wagiye kuba yakurikizaho, wigengesere. Umukobwa niko yamurebye atangira kuba yavuga turakoze cyane Samu we, urakoze, rero reka mbe nagenda nta mpamvu, reka mbe nakigendera. Umukobwa niko yahindukiye aravuga ati reka mbe nagenda. Samu yasigaye aho ngaho, dore nuko nguko arimo arareba. Umukobwa niko yagiye, ariko arimo aragenda avuga ati mana mfasha ndenga aha ngaha. Tayari yatangiye no kuba yatsimbura, arirukanka ikibuno mpamaguru. Dore Samu nuko nguko arimo arareba, Samu nuko nguko arimo arareba. Niba ari we mwicanyi, niba atari we mwicanyi ntabwo mbizi, ariko Samu aramutse ari we yaba ari hatari. Dore umukobwa nuko nguko yaje, ibintu byamucanze arimo aravuga ati ahwi mana yanjye ahwi. Atangira kuba yakiruhutsa, ajya hariruhutsa nyine. Nawe ari wowe wakiruhutse yatangiye kuba yavuga ati niba se koko uriya yaba ari umwicanyi cyangwa se nyine uriya twari turi kumwe ari umwicanyi, ngomba kuba nakigengesera. Niba koko uriya Samu ari umwicanyi, ngomba kuba nakigengesera. Ubwo yatangiye kuba yakibaza ati se kubera iki ibino bintu byaba birimo biragenda gute? None se ni gute yari arimo aragerageza kuba yamfata neza cyangwa se yambaza utubazo nka turiya? Yaba ari icyo agamije? Yari arimo aragira ngo amenye se niba yanamenye ko ari umwicanyi cyangwa se naba hari ikintu nziho? Umukobwa nyine yaraje atangira kuba yakibaza utubazo, agatangira atahari njyewe ndimo ndatekereza cyane, cyangwa ngatekereza n'ibintu bidahuye, ngatekereza n'ibintu bitajyanye. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga atahari ndimo ndatekereza cyane. None se Samu koko niba ari umwicanyi, ibi bintu ni ukubera icyo ahangayitse? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ati niba koko ari umwicanyi, ikubera icyo ahangayitse? Arimo arashaka kuba yamenya ibintu navuganye na polisi cyangwa se ibintu bambajije? Arahangayitse cyane. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza, agatangira ati none ndabigenza gute ko Samu ahora impande yanjye cyangwa se nyine ari umuntu wa hafi, ndabigenza gute? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, agatangira ati hagati aho ngaho ngomba kuba nabanza nkiyitaho ubwanjye. Nicyo kintu ngomba kubanza gukora kugira ngo mbanze menye niba kuko Samu ari umuntu wo kuba umuntu yakeka. Mbere yuko mbibwira polisi, ngomba kuba namenya neza kuko Samu niba ari umuntu wo kuba nakeka. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati reka mba ngabanyije kuba natekereza cyane, ibitekerezo mfite reka mbe mbigabanyije, mbanze menye ati Samu ni umuntu wo kuba nakeka. Ubwo akiri aho ngaho ya televiziyo yiwe yatangiye kuba yakongera kuraba, iyirabye kuriya nyine hari umuntu ugiye kuba yaza. Umukobwa nuko nguko yarebye aritegereza televiziyo yiwe yatangiye kuba yaraba, iraraba. Umukobwa ari aho ngaho byose arimo arabireba. Dore nuko nguko yarebye televiziyo iragenda iraraba. Ndagira ngo ndebere, dore umukobwa nawe nuko nguko yatangiye kuba yatera agatambwe, aza agenda yegera gake gake. Ariko uriya mukobwa urimo uraza muri televiziyo, na n'ubu ngubu ndimo ndibaza ngo yaba ari muntu ki cyangwa se yaba ari nde? Yahuye n'ikihe kibazo cyangwa se yaba ari nawe uri murica abantu? Samu akaba arimo ararengana, njyewe sinzi ukuntu nabikubwira. Dore umukobwa nuko nguko yaje aritegereza areba televiziyo. Dore wa mukobwa nuko nguko yagarutse, undi nawe yise agira ubwoba, yahise yikubita hasi arareba aritegereza. Dore nuko nguko yahise atangira kuba yavuga ati wowe nanone ese ubundi uri muntu nyabaki? Ni uri muntu nyabaki
ikute wagize aha ngaho. Ndatangira kuba yamubwira tumva nkubwire, ntuze kuba wamanuka ngo ujye hasi kuri esikariye. Icyo nicyo kintu nje kuba nakubwira. Ntunatware n'imodoka, ntutware imodoka. Nugerageza kuba watwara imodoka, ndagira ngo mbe nakubwira ati ntihagire ahantu uza kuba wajya. Ntutware imodoka. Umugore nuko nguko yaje kuba yabimubwira, cyangwa se umukobwa aramubwira ati nugerageza kuba watwara imodoka, ndakubwira ko uri buze kuba wakurikira uriya mukobwa urimo uravuga wapfuye. Ntugerageze kuba watwara imodoka, ibyo bintu ndabikubujije. Umukobwa nicyo kintu yamubwiye. Yahise amubwira ati bitari ibyo ngibyo uraza kuba wapfa. Nugerageza kuba wabikora uraza kuba wapfa. Dore umukobwa nuko nguko yarebye, ariko barimo baramubuza kuba yatwara imodoka. Dore nuko nguko yarebye, arareba bamubujije kuba yaza gutwara imodoka, bamubujije kuba yatwara imodoka. Ese uno mukobwa urimo uraza kumuburira ni muntu nyabaki? Karimo aramubwira ngo natwara imodoka araza kuba yapfa. Ese ni muntu nyabaki yatangiye kuba yamubwira ati nubigerageza uraza kuba wapfa? Ibyo ngibyo byumve, ibyo ngibyo byumve. Tayari dore nuko nguko yarebye, atangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo subiza ute, ibyo ngibyo waba ubizi ute? Uno mukobwa nawe ntago afite kuba yakemera. Undi yatangiye kuba yamubwira ati nubigerageza nyine uraza kuba wababara, uraza kuba wabibabara, cyangwa se uraza kuba wababara. Undi agatangira kuba yavuga ati ibyo byo gutwara imodoka se urimo uravuga ushatse kuba wasobanura iki? Ni ibiki ushatse kuba wavuga ngo byo gutwara imodoka ko ntarimo ndasobanukirwa? Ntabwo ndimo ndabimenya, sindimo ndasobanukirwa ibyo ngibyo urimo uravuga byo gutwara imodoka. Nta kintu na kimwe ndimo ndafatamo. Umukobwa nuko nguko nyine yavuze ati ngo ntago arimo arabisobanukirwa, ariko bamubujije kuba yatwara imodoka. Niba afite imodoka, niba atanayifite simbizi, ariko bamubujije kuba yayitwara. Nayitwara ibyo ngibyo abyirengereye. Iduru undi nuko nguko yisaburira mu myotsi, ahita yigendera. Televiziyo nayo yatangiye kuba yasigara ishinina. Undi atangira kuba yavuga ati niko wabanjije ukirebaho wowe ubwawe, ibyo ni ibiki urimo urambwira? Ibyo byimenyere, ibyo ngibyo urimo urambwira se ni ibiki? Ugiye hehe? Ubundi ibi ni ibiki birimo birajya mbere? Umukobwa afite kuba yakibaza ibintu byinshi, arimo aribaza ibintu byinshi. Atangira kuba yavuga ati bundi uyu nguyu arimo arambwira ibiki? None sangaho ubundi ko wagira ngo ndi mu mujyi njyenyine, wagira ngo ni ngende mu mujyi njyenyine? Umukobwa nyine nibyo bintu yatangiye kuba yakibaza ati ubundi ngende mu mujyi njyenyine ku buryo yaza kuba aza kumbwira ibyo ngibyo? None se uwo muntu ni njyewe arimo arashakara? Ni njyewe arimo arashaka? Umukobwa nyine yasigaye arimo aribaza, afite utubazo twinshi. Agatangira ati sikegari we. Umukobwa ariko akiri aho ngo yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu ntabwo bisobanutse, ntabwo ndimo ndabisobanukirwa. Dore ukuntu yatangiye kuba yareba, akareba telefoni yiwe avuga ati ibi ngibi ni ibiki? Nako yafashe telekomande avuga ati reka cane televiziyo. Ariko televiziyo birimo biracamo murimo murabibona, televiziyo irimo irashinina, irimo irafinina. Dore umukobwa nuko nguko no kuyicana byaranze, ariko barimo baramuburira tutaza kuba watwara imodoka. Dore nuko nguko yarebye, atangira kuba yakibaza ati ibi ni ibiki? Tayari. Dore nuko nguko yarebye, atangira kuba yavuga ati ibi bintu byaba ari ibiki? Ngo sintwara imodoka? Nintwara imodoka sara biki? Imodoka se ubundi ndi butware? Ibyo ni ibiki ko ntarimo ndabisobanukirwa? Mba hano muri ino nzu nyikodesha. Umukobwa nicyo kintu yatangiye nyine kuba yatekereza, nta modoka mfite. None se arimo arambwira ngo sintwara imodoka? Ibyo bintu bihuriye henge ko nta modoka ngira? Ibyo bintu arimo aravuga ni ibiki? Ariko bamubujije kuba yatwara imodoka. Undi atangira kuba yavuga ati ngo sintwara imodoka? Ibyo bintu sindimo ndabimenya, ibyo ari byo byose arimo arantera ubwoba. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati nta modoka ngira, none arimo arambwira ngo sintwara imodoka. Iyo modoka irabivuye henge ko nkomba hano nkodesha? Dore nuko nguko yasigaye, atangira kuba yavuga ati ariko ahari none se ni njyewe arimo arashaka, cyangwa arimo aragira ngo ngiye kugura imodoka se? Umukobwa nyine afite ibintu byinshi byo kwibaza. Agatangira ati se hari undi muntu ugiye kuba yapfa? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati none se eko nta n'urufunguzo rw'imodoka ngira, basi wenda ngo kugira imodoka nta n'urufunguzo, none se imodoka ndabanyikuye? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu ni ibiki? Byagiyeho biramucanga. Atangira kuba yavuga ati sikigari we. Arahumeka cyane, ahumeka insigana. Atangira kuba yavuga ati ibi bintu ko ntarimo ndabisobanukirwa, sindimo ndabimenya ngo singira imodoka ntwara. Ibyo bintu ni ibiki? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza. Agatangira kuba yavuga ati none se koko niba wa mukobwa twari duturanye yarapfuye, kandi uno mukobwa yabanjije kuba yaza kumburira, niba se byaba ari ibyanyabyo cyangwa byaba ari byo? Nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ati bino bintu nabyo byaba ari byo? Niba koko wa mukobwa yarapfuye nyine duturanye,
ibi nabyo byaba ari byo. Dore ubwoba ngo buramutaha. Dore umukobwa ngo aragira ubwoba agatangira kuba yavuga ati ibi bintu ntabwo bisobanutse. Ibyo ari byo byose bino bintu ntabwo bisobanutse, sindimo ndabimenya. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati bino bintu ntabwo bisobanutse. Nawe undebere, dore ukuntu yatangiye kuba yavuga ati bino bintu ni ibiki, ibi bintu ni ibiki. Dore nuko nguko ari aho ngaho agatangira kuba yavuga ati ibyo ari byo byose nkeneye ubufasha, cyangwa se uriya niwe ukeneye ubufasha. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ati se yaba ari njyewe ukeneye ubufasha cyangwa yaba ari we? None se ibi bintu byaba ari ibiki? Yaba ari njyewe ukeneye ubufasha cyangwa ni we? Ariko agatangira kuba yavuga ati bino bintu sindimo ndabisobanukirwa. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu sindimo ndabisobanukirwa. Ariko arimo arambwira ngo sinjye mu modoka, ngo sinjye kuba natwara imodoka cyangwa ngo ntware imodoka. Ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Umukobwa atangira kuba yavuga ati ngo sinjye hanze nijoro. Ibi ni ibiki se? Noneho umukobwa atangira kuba yavuga ati si ibi bintu iko ntarimo ndabisobanukirwa ni ibiki. Umukobwa afite kuba yakibaza byinshi, agatangira kuba yavuga ati kubera iki arimo arambwira ngo sintwara imodoka, ibi bintu sindimo ndabyumva, ngo sintwara imodoka. Umukobwa nibyo bintu yibajije, aribaza cyane. Yatangiye kuba yakibaza ati ibi bintu ni ibiki. Yarebye hirya no hino, areba hirya no hino abona telefoni yiwe. Dore nuko nguko yatangiye kuba yayifata, ariko aracyarimo aribaza ukuntu bamubujije kuba yaza gutwara imodoka cyangwa se kujya mu modoka. Yatangiye kuba yavuga ati oya, ntabwo ndi bugume nicaye ndebera, sindi buze kuba naguma nicaye ahangaha ndimo ndarebera, ahubwo bino bintu byaba ari byo cyangwa byaba atari byo. Ngomba kuba nabimenya, ariko ndaza kuba navuza induru cyangwa se ndaza kuba natabaza nihagira ikintu kibi ikiri buze kuba cyambaho. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati reka mbanze ngira akantu nigurira, kuko ndabona bino bintu bidatuje cyangwa bidatekanye. Umukobwa nyine yatangiye kuba yagura ibintu aho ngaho kuri za ntuza nyine za mbuga zicuruzaho ibintu. Hari ako yatumije cyangwa se agiye kuba yagura ikabuduha. Umukobwa niko yaje kuba yasuka amazi, ariko ari kure cyane, kugeza n'aho amazi yatangiye kuba yameneka. Amazi aruzura ikirahure, atangira kuba yameneka, aragenda arameneka. Dore bosi we nuko nguko yaje areba ukuntu umukobwa ari pose. Dore amazi arimo arameneka mu kirahuri. Bosi yari yitegereza umukobwa, amazi arimo arameneka. Yahise atangira kuba yamuhamagara ati siya nawe yahise yikanga, atangira kuba yamubaza turimo uratekereza ibiki, ko mbona utari hano hafi, ni ibiki urimo ko mbona utarimo nyine utari hano hafi, ni ibiki urimo uratekereza? Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati umushoferi wanjye Derek yagize ikibazo, yambwiye ko nyine ejo adashobora kuba yaza, rero ndagira ngo ube wazi kumva kino kintu ngiye kuba nakubwira. Umukobwa yarabyumvishije, yise atangira kuba yavuga ati none si ibyo ngibyo ni ibiki? Ibyaba bigiye kuba byajya mbere. Ubwo shoferi yatangiye kuba yamubwira ati ejo mfite urugendo nzajyamo rw'akazi, rero we nka sekreteri wanjye hari ikintu nshaka kuba nakubwira. Ejo ndagira ngo uzanjyane ku kibuga cy'indege, ndagira ngo ejo uzantware ku kibuga cy'indege. Umukobwa unyumvire nyine yahise amubwira ati ngaho ugiye kuba wafata imodoka yanjye uyirarane nino joro, ugomba kuba wagenda ukararana imodoka. Dore umukobwa yahise acika intege. Munibuke neza bamubujije kuba yatwara imodoka. None bosi waje kuba yamubwira ati uragomba kuba wacyura imodoka ejo uzaza kuntwara ku kibuga cy'indege. Undi yatangiye kuba yavuga ati ngo iki? Umukobwa nuko nguko yarebye, nawe atangira kuba yavuga ati bino bintu byaba ari ibiki? Dore nuko nguko yarebye, arareba acika intege, yikubita hasi n'amadokima yakubita hasi, bimwe abinaga mu mazi. Bino bintu kuko biratangaje, yatangiye kuba yavuga ati ibi byaba ari ibiki? Bino bintu byaba ari ibiki? Ibyo ni ibiki? Dore yatangiye kuba yakibuka barimo baramubwira ati ntuze kuba wajya mu modoka, nuramuka uyigiyemo tayari uraza kuba wakipfira. Ibyo ni ibintu ugomba kuba wamenya. Nugerageza kuba wajya mu modoka uraza kuba wakipfira, nugerageza kuba watwara imodoka urapfa. Dore umukobwa nuko nguko yarebye, biramucanga. Ariko bosi we agatangira kuba yavuga ati se ko mbona urimo urarwirirana, uri mu biki wowe? N'iki kintu gitangaje, gutwara imodoka ni ibintu bigoye. Ntabwo uzi gutwara imodoka ko mbona urimo urigira gutyo imodoka usanzwe utayitwara. Rero ugomba kuba watwara imodoka. Ni ukubera iki ndimo ndakubwira imodoka nkumva ntabwo urimo urabyumva neza? Ni ikihe kibazo? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yatekereza, akatekereza kure cyane, akavuga ati se kubera iki ndibuze kuba natwara imodoka? Ibi bintu se byaba birimo birahurirana? Ibi bintu byaba birimo birahurirana? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati bino bintu byaba birimo birahurirana byo gutwara imodoka, kandi bari banabimbujije. Dore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati raya niwe
ibosi we bamwita Ryan yatangiye kuba yavuga ati ndumva kitaba ari igitekerezo cyiza, kuba nyine natwara imodoka ndumva kitaba ari igitekerezo cyiza. Ubwo atangira kuba yavuga ati kandi kuko imodoka yawe irahenze, rero urumva umukobwa nyine atangira kuba yashaka utuntu tw'inzitwazo, agatangira kuba yavuga ati ndamutse nyikoboyeho urumva byaba ari ibibazo cyangwa se byaba bigiye kuba byanteza ibibazo, rero ndumva bitaba ari byiza kuba natwara imodoka yawe ndamutse nyikoboye ibyampenda cyangwa se byaba bihenze. Undi yatangiye kuba yavuga ati hagati aho ngaho, uwo ni umukobwa nyine atangira kuba yavuga ati hagati aho ngaho kandi nta n'igaraje cyangwa se parikingi iri hariya, ntabwo nyine irenze cyangwa se nta hantu nabona nayiparika imodoka yawe, rero urumva ni ibintu byaba bigiye kuba byangura cyangwa se nyine ntabona ukuntu mbisobanura. Boss atangira kuba yavuga ati none ibyo kuntwara uragira ngo ngewe ngo nzasibe kuba najya ahantu ngiye kuba najya ngo nuko ngo nta parikingi ngo nta biki, ibyo ntabwo birimo birumvikana. Umukobwa niko yatangiye kuba yareba, agatangira kuba yavuga ati none se hagati aho ngaho. Umukobwa nyine yatangiye kuba yareba akavuga ati Ryan we, uwo ni boss we nyine arimo aragerageza kuba yakumvisha ukuntu gutwara imodoka ye byaba ari ibintu bya danje. Agatangira kuba yavuga ati kubera ko sinigeze nanaryama neza, ntabwo nigeze ndyama neza, urumva rero mfite ibintu by'ukuntu ndimo ndatekereza ntameze neza, mfite akantu k'agasereri, rero gutwara imodoka bishobora kuba byangora, ntabwo ndimo ndatekereza neza, nshobora kuba nagira impanuka cyangwa se ndimo ndatekereza ko nshobora no kuba byanteza impanuka, sinimo ndatekereza neza. Umukobwa nyine yagerageje kuba yamubwira ibintu byose, agatangira ati hagati aho ngaho ngewe ikintu ngiye ndimo ndumva, none se washatse umushoferi akazaza kuba yagutwara hari ikibazo? Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati washatse umushoferi akazaza kuba yagutwara, uko ngewe hari abashoferi benshi nakurangira cyangwa se nyine hari imbuga nyinshi zifite abakozi nkaba nabakurangira, hari ikibazo se ngufashe kuba twashaka umushoferi ngiye ko numva ntameze neza? Umukobwa nyine arimo aragerageza, ariko shoferi ubwo boss we yatangiye kuba yavuga ati se hari ikintu urimo urampisha, hari ikintu urimo uragerageza kuba wampisha? Boss niko yatangiye kuba yamubaza, undi nawe akareba akitegereza, agatangira kuba yavuga ati mbwira, hari ikintu urimo uragerageza kuba wampisha, utarimo uragerageza kuba wambwira cyangwa utashaka kuba wambwira? Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati hoya hoya, nawe atangira kuba yavuga ati kano kazi noneho ndagakeneye, cyangwa se nkeneye kano kazi kandi kamfasha ibintu birenze cyangwa se kamfasha ibintu byinshi, ndamutse nkavuyeho ibintu byaba bigiye kuba byakanga. Undi yatangiye kuba yavuga ati rero ndamutse nkabuze ubuzima bwa buhagaze, n'iriya nzu ntabwo nabasha kuba nayishyura, nta na kimwe nabasha kuba nakora, rero igomba kuba cyakorwa nuko ino modoka ngomba kuba nayifata. Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati rero nubwo mfite ubwoba, ariko ibi ngibi ntabwo biri butume cyangwa se bimbuza kuba nakora akazi, wapi ngomba kuba nakora akazi. Umukobwa rero nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ati se bino bintu byaba birimo birahurirana? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, ariko akavuga ati reka nyemere, ndaza kuba nabyitaho nanjye ubwanjye niyiteho, reka nyemere. Boss yatangiye kuba yavuga ati nta ribi, niba uyemeye. Undi yatangiye kuba yavuga ati nta ribi, nzaza kuba nagufata mu gitondo. Umukobwa nyine yemeye imodoka, aravuga ati ngiye imodoka ndayemeye. Ubwo boss nyine aramubwira ati nta ribi. Undi yise amubwira ati kandi ntuze kuba wantenguha, imodoka yanjye ndayikeneye kandi ndakeneye kuzaza ejo mu gitondo cya kare, hari inama ngomba kuba najyamo, urimo urabyumva neza? Umukobwa nyine bamubujije kuba yajya mu modoka, ariko imodoka boss we birangiye ayimuhaye tayari, dore nuko nguko kontake yayimuhaye, aramubwira atakira mu gitondo ugomba kuba waza kundeba tayari, dore boss nuko nguko yamurebye, icyakuri cyo ko ari ukwigendera. Waza umubwira iki, waza umubaza iki ko amafaranga aba yarayakoreye? Ni gute muterana amagambo ngo ntabwo ngo waruryamye, wabujijwe n'iki kuryama? Ibyo ntibiba bimureba. Utwara imodoka utameze neza nuyigongesha azayagukata cyangwa nagufungishe. Undi yatangiye kuba yavuga ati noneho ibintu ngiye kuba nareba ukuntu mbigenza, kuko hari bino bintu bishobora kuba ndimo ndatekereza cyane, cyangwa muri ngiye mfite kuba natekereza cyane. Reka nizere ko biriya byose ari ugutekereza cyane cyangwa se nyine ari ukuba natekereza cyane, ahubwo ikibazo ngiye kuba nashaka umwanya ndawukura hehe wo kuza kuba naparika mu imodoka? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza, ati umwanya ndaza kuba nawuparika he? Naki imodoka ndaza kuba nayiparika muhe mwanya? Nindangiza nyine guparika imodoka ndahita mfunga imodoka, nihagira umuntu mpamagara nta muntu ndi buze kuba nakitaba. Nimba ndi mu modoka nkabona hadatekanye,
hakagira umuntu umpamagara ndahita mfunga imodoka ngumemo sinitabe, none nimbona nta cyago gihari ndahita nyirukanka njye mu nzu, uza kugerageza kumpamagara wese sindi bumwitaba. Umukobwa nicyo kintu yavuze, aravuga tuza kugerageza kumuhamagara ntago ari bumwitabe. Tayari dore nuko nguko yaje mu modoka nako yayivuyemo, ubwo imodoka arayizanye ariko twumvishije cyangwa se twabonye natwe ibamuburira kuba atagira imodoka ngo aze kuba yayijyamo, dore nuko nguko imodoka yayigiyemo akurikizaho kuba yayifunga. Tayari dore nuko nguko ibintu byagenze. Umukobwa arareba aritegereza, areba niba nta cyago gihari nk'uko yabivuze, arareba aritegereza neza, atangira kuba yavuga atawe nta kintu gihari cy'inkomyi. Dore nuko nguko yatangiye kuba yagenda gake gake aragenda, imodoka yisize iparitse aho ngaho ahita agenda. Tayari ndagira ngo ndebere no mu nzu nabwo yarahageze nta kibazo na gitoya kibaye cyangwa se ahuye nacyo, ariko ubwoba ntibwabura. Dore nuko nguko yafunze urugi rw'inzu atangira kuba yakiruhutsa avuga ati Mana yanjye, Imana ishimwe, akora ku kimenyetso cy'umusaraba avuga ati nyuma na nyuma ngeze mu rugo amahoro, cyangwa se ngeze mu rugo amahoro nta kibazo na gitoya mpuye nacyo. Reka ni iby'amahirwe, ariko se bino bintu ndeka nizere ko nyine ari uguhurirana, nta kindi kintu kiri hagati yabyo. Nizere ko ari uguhurirana nta kindi kiri hagati yabyo. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga. Ubwo niko yaje arareba aritegereza avuga ati ibi bintu ni uguhurirana, nta cyago kiri hano, nta kibazo na gitoya kiri hano. Dore nuko nguko yaje ahita afata agasakoshi kiwe agatereka aho hasi. Ibintu ni uguhurirana nta kibazo na gitoya kiri aho ngaho, niko umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga. Ubwo niko yaje aricara atangira kuba yakinanura avuga atawe ibintu bimeze neza, ibintu bimeze neza. Dore nuko nguko yaje aricara atangira kuba yakiruhutsa. Nawe ari wowe nyine ntago wabura kuba wagira kuba washidikanya. Umuntu aje akakuburira niyo yaba ari umuntu, ariko we ikintu kirimo kiraza ni muri bwa buryo gifite amaraso. Umukobwa rero akiri aho ngaho nuko nguko yarebye arareba ariko kuri telefoni yatangiye kuba yakumva telefoni yiwe irimo irasona. Dore nuko nguko yahise avuga ati ibyo ni ibiki ndimo ndumva ibyo ni ibiki ndimo ndumva. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ko mbona telefoni irimo irasona, telefoni ko numva irimo irasona. Dore niko yatangiye kuba yareba telefoni yiwe irimo irasona. Tayari dore nuko nguko yaje kuba yareba telefoni yiwe irimo irasona, atangira kuba yajya mu gasakoshi kiwe atangira kugenda acakaza ngo arebe umuntu waba urimo uragerageza kuba yamuhamagara ngo yaba ari nde. Tayari dore nuko nguko yafashe telefoni yitegereza telefoni yiwe, ariko kwitegereza nimero ntabwo nyine azifite, ni nomero itazwi, ni nomero idasevinze. Yarayirebye atangira kuba yavuga ati iki ibi ni ibiki mwa bantu mwe, nimero itazwi. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati nimero itazwi. Dore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ubu ngubu koko yaba agiye kuba yambwira ngo ngende nk'uri imodoka cyangwa se imodoka hariya. Umukobwa nicyo kintu nyine yahise yiyumviramo, cyangwa nicyo kintu yahise atekereza. Bahise bamubwira ati ngwino kuri imodoka yawe hano, ndakwinginze gira vuba vuba nutaza. Ubwo umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yakumva. Baramubwira ati ngwino kuri imodoka yawe hano, nutaza urareba ibintu biri buze kuba byakubaho. Umukobwa dore ngaragira ubwoba. Dore nuko nguko nakuri ibyo ngibyo nibyo yari arimo aratekereza, ariko bagiye kuba bamubwira, ariko arimo arashidikanya. Yahise afata telefoni ahita ashyira speaker. Ibyo nibyo yari arimo aratekereza nyine baramutse bamubwiye gutyo. Ubwo niko yahise afata telefoni atangira kuba yavuga ati halo. Undi nawe ati halo. Undi yahise amubwira ati gira vuba vuba ukuri imodoka yawe hano, gira vuba vuba. Uko yabitekerezaga niko byagenze. Imodoka nyine niyo bamubwiye ngo azayihakure. Dore ubwoba, telefoni ngarayinaga hasi dore gutangira kuba yareba gutyo. Reka mbe nagusaba akantu gato ya nshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntibagirwe kuba wakora kuri ariko undi yatangiye kuba yamubwira ati se wazuga kuri imodoka yawe hano hangaha hasi aho wayiparitse, kuko uno mwanya n'uwanjye, waje ugakuraho ino modoka yawe kuko uno mwanya n'uwanjye. Igira vuba vuba, niyo mpamvu ngo uhamagaye kugira ngo uze kuba wakuraho imodoka. Ariko umukobwa ibyo ngibyo ntarimo arabyumva, agatangira ati ibi ni ibiki, ibi ni ibiki none kari kumbwira ngo nze nkureho imodoka. Kandi uriya ni umwanya w'abantu nyine batuye nyine, cyangwa se ni parikingi y'abantu batuye muri ino paritoma bose. None akaba arimo arambwira ahangaha, cyangwa se akaba arimo arambwira ibyo ngibyo ngo ngende nkureho imodoka. Yashatse undi mwanya. Umukobwa batangiye kumubwira ati se urimo uranyumva? Alo, urimo uranyumva? Hari umukobwa urimo uramubwira ngo nyine ngo agenda kureho imodoka.
Undi yatangiye kuba yavuga ati ngewe ibyo bintu ntabwo ndi bubikore, ntabwo ndi buze kuba najya gufata imodoka, reka sindi buze kuba kujya gufata imodoka. Umukobwa nuko nguko nyine yiyemeje kuba atajya gufata imodoka, yahise atangira kuba yafata telefoni yiwe. Hari umuntu urimo uramubwira ati waje ugafata imodoka yawe cyangwa se ukayikura ahangaha. Ibitari ibyo ngibyo uraza kuba wareba ibintu biri buze kuba byaba ku modoka yawe. Undi nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati none se eka iryo garaje cyangwa se iyo parikingi ari ya rusange, washatse ahantu parika wowe cyangwa se washatse ahandi hantu parika, ukandeka eko ngiye ninaniriwe shaka ahandi hantu parika. Undeke umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yamubwira ati shaka ahandi hantu parika, undeke ntabwo ndi buze kuba namanuka ahangaha. Undi atangira kuba yamubwira ati nutamanuka reka mbe nagira ikintu nkubwira, nutaza ngo ukure imodoka yawe ahangaha ibintu biri buze kuba byakubaho ntuze kuba wababara, kubera ko nutaza ibintu biri buze kuba byaba kuri ino modoka yawe nawe rwose sinzi ikintu nakakubwiye. Ubwo ndatangira kuba yavuga ati abantu bose barabizi uno mwanya ni njyewe usanzwe uparikamo, rero gute waparitse ahangaha? Buri gihe nahaparikaga ni njyewe wari usanzwe uparikamo, ntabwo naterana amagambo nawe ngo umwanya biki, kuko uno mwanya ni uwanjye. Undi yatangiye kuba yamubwira ati umva rero nkubwire Miss we, umva mbe nakurabura cyangwa se nkubwire iyo nuza ni ya rubanda cyangwa se nyine ni rusange, rero parika aho ubonye cyangwa se uparika ahandi hantu. Ibyo ngibyo bireke, iparika ahandi hantu uri buze kuba wabona. Ibyo ngibyo bireke rwose kuko parikingi ni ya rusange. Undi atangira kuba yamubwira ati uno mwanya ni uwanjye rero ngo nukuremo. Undi agatangira kuba yavuga ati shaka ahandi hantu wowe, undi kumpereza amahoro, shaka ahandi hantu parika, undi kumpereza amahoro. Ubwo nuko nguko umukobwa yise amubwira ati umva nkubwire nta n'umwanya wo kuba natakaza, nyine nta mwanya wo kuba natakaza. Umva nkubwire ngiye ikintu ngiye kuba nakubwira, nutaza ngo ukureho ino modoka kuko si yanjye, ikintu ndi buze kuba nayikorera nuramuka utaje hano hasi ngo uyikureho ino modoka yawe, nutaza ngo uyikureho ibintu biri buze kuba byayibaho nawe uraza kuba wabyimenyera, cyangwa se nyine uraza kuba wabyimenyera. Ndaza kuba nayikobora. Umukobwa nicyo kintu yamubwiye ati nutaza kuyikura hano kandi ntundenganye, ninyikobora ntuze kuba wandenganya. Kandi urabizi ko ino modoka idahendutse cyangwa se nyine ino modoka urabizi ko ihenze, sibyo? Nutaza kuyikura ahangaha ibiri bukubeho uraza kuba wabyirengera. Undi nuko nguko yatekereje agatangira kuba yavuga ati ariko ubundi bite byawe urimo uranshakaho iki wanditse, wampaye amahoro niyihe mpamvu urimo urambwira gutyo? Undi agatangira ati impamvu nuko impamvu nyine ari impamvu, va yikureho nyine kuko ino modoka yawe ni impamvu. Guhaye iminota 3 yonyine, nuramuka utaje hano hasi ndaza gutangira nkwereke ukuntu imodoka yawe ndi buyigire. None nze no kuba nakohereza amafoto y'ukuntu imodoka ndaba nayigize. Rero ibyo ngibyo ndakeka atari ibintu tugiye kuba twapfa. Undi yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki, yatangiye kuba yakwibaza ati ibi bintu ni ibiki, dore nuko nguko bahise bamukupa iminota 3 yonyine ngo imodoka baratangira cyangwa se ngaraza kuba yayikobora. Undi yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu ni ibiki, kuri televiziyo bamburiye nanone bongeye baramburira. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati kuri televiziyo nyine bamburiye ngo sindamuke ngiye hasi cyangwa se ngiye ku modoka, none dore barimo barampamagara. Ibi bintu ni ibiki? Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ati ibi bintu ni ibiki kandi imodoka ya Ryan yayimpaye. Ibintu rero bisobanuye ko ngomba kuba najya kumufata ejo mu gitondo, none nabigenza ute? Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati naramuka yisharuye cyangwa se nyine akayikobora ibintu ndaza kuba namubwira iki, ndaza kuba namusobanurira iki Ryan, imodoka yiwe nibaza kuba bayiscratchinga cyangwa se nyine bayiharuraho, ni iki kintu ndi bukore? Umukobwa nibyo bintu yatangiye kuba yakibaza, atekereza ikintu agomba kuba yakora. Kandi ejo afite kuba yajya kuzana Ryan cyangwa se yamutwara hamwe, nyine agiye kuba yamutwara ku kibuga cy'indege. Rero nibyo bintu yatangiye kuba yakibaza, agatangira ati imodoka n'ubundi irafunze cyangwa se nyine irafunze, nta kindi kintu bazo yagira, ariko nyine niba yikobora nshobora kuba naza kuba nabura akazi kanjye, imodoka mu gihe bari buze kuba bayikoboye ntago ibintu biri buze kuba byagenda neza. Ndakora icyo umukobwa yatangiye kuba yakibaza ikintu ari bukore, ajya haribaza ikintu yakora, aratekereza atangira kuba yavuga ati ndakora iki, akazi kanjye ni buri kimwe, rero sinkeneye kuba nakabura, ndamutse nkabuze ibintu byose byabindangiriyeho, none se ndakora iki? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ndakora iki kugira ngo ntabura akazi kanjye, ni iki kintu ndi bukore, umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ikintu yagakoze cyangwa se ikintu ari buze kuba yakora. Agatangira kuba yavuga ati nindamuka ntagiye hariya hasi cyangwa se ntamanutse nyine ngo njye kureba imodoka iri mu byago ndetse n'ubuzima bwanjye
sinzi ukuntu biri bugende. Ubwo navuga akavuga ati nindamuka ngiye hariya hasi ubuzima bwanjye buri mu byago, nabwo nindamuka nyine ntagiye hariya hasi kureba imodoka, akazi ndaza kuba nakabura, sindi buze kuba nabona nyine ukuntu ndi buze gutwara bosi wanjye ku kibuga cy'indege. Rero ubwo ngubwo ubuzima cyangwa se akazi kanjye karaba gapfuye, karaba gahagaze. Ndakora iki n'iki kintu nagakora, cyangwa se n'iki kintu nagakoze kugira ngo bino bintu mbihagarike? Ndakora iki? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ati ibi bintu ndabikoraho iki cyangwa ndabikora gute? Umukobwa yagiye aribaza cyane, atangira kuba yakibaza ikintu agomba kuba yakora. Dore nuko nguko akiri aho ngaho yatangiye kuba yavuga ati ibyo ari byo byose ndakora iki? Umukobwa nibyo bintu arimo aribaza, ese ari we wajyayo cyangwa wabyihorera? Dore nuko nguko yarebye, arareba, atangira kuba yakibaza ati ndakora iki? Dore yateye agatambwe yari arimo arerekera, gake yari arimo arerekera, agenda areba, agenda tayari. Ntumbaze ngo agiye kuba yakora iki. Yaraje aho ngaho atangira kuba yafungura amadirishya cyangwa se akuraho amarido. Kwira bwo burije, dore ukuntu hanze harimo harasa, cyangwa hanze burimo burasa. Burije, dore umukobwa nuko nguko yarebye, arareba abona hanze ni akabwibwi cyangwa se ni mu kabwibwi. Harya akabwibwi ni mu rukerera. Yabonye hanze ari urugaryi. Yasigariwe. Ubwo yarebye hanze nyine abona ni mu itumba. Yampaye inka. Yarebye hanze abona burije, ariko atangira kuba yatekereza akavuga ati televiziyo ibamburiye, rero ubuzima bwanjye buri mu byago. Ubwo umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, akavuga ati bamburiye kuri televiziyo cyangwa se nyine yamburiye kuri televiziyo, ariko hanze ndumva ubuzima bwanjye bushobora kuba buri mu byago. Dore nuko nguko yagiye kubona telefone irongera iramuhamagara. Ubwo niko yahise yongera arayifata vuba. Kuri telefone baramuhamagaye. Dore nuko nguko yahise yihutira kuba yafata telefone vuba. Undi yahise amubwira ati se ntabwo urimo uraza cyangwa ntabwo urimo uraza ngaha? Dore hashize iminota 5. Wa mukobwa we ndimo ndakuburira ngo uze ufate imodoka yawe cyangwa se ngo uyikure aha ngaha. Ntabwo ushaka kuba wabyumva ibintu ndimo ndakubwira. Ngiye kuba naguhereza indi minota 5. Ngiye gutegereza iminota 5 yonyine. Nuramuka utaje hano hasi ntuse kuba wandenganya, kuko ngiye ibintu ndibuze kuba nakora. Ntundenganye rwose. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yamubwira, akamubwira ati ntuze kuba wandenganya ku bintu ndibuze kuba nakorera imodoka yawe, kuko wanze kumva, wanze kuza. Ntundenganye. Undi yahise amukupa, amuhaye indi minota 5. Aramubwira ati ibyo ngibyo urimo urabyumva, ariko hari ijwi nyine rivuze rya Samu nyine ririmo amubwira ati arimo araza. Undi yahise avuga ati iryo jwi ni irya Samu. Umukobwa nicyo kintu yahise atangira kuba yavuga ati iryo jwi ni irya Samu, hari uvugiye mu inyuma ati ngo arimo araza. Ahita avuga ati iryo jwi ni irya Samu. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, akavuga ati uno muntu cyangwa se rino jwi ririmo riravuga nk'irya Samu. Ubwo nuko nguko umukobwa urimo uramuvugisha yari ari kumwe nyine n'undi mugabo. Dore aho ngaho hari abantu babiri. Undi yatangiye kuba yamubwira ati gira vuba uze, ariko undi atangira kuba yavuga ati se ko numvise ijwi ry'umugabo, uwo mugabo bite byiwe? Ko numvise hari undi muntu muri kumwe, ibite byiwe? Hari undi muntu mwamuri kumwe aho ngaho? Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yabaza ati hari undi muntu mwamuri kumwe? Undi ntiyazuyaje yahise amubwira ati hoya, kandi natwe turabyiboneye hari undi mugabo bari kumwe. Yahise atangira kuba yavuga ati gute urimo uravuga ngo wumvishe ijwi ry'umugabo? Wagize vuba, urimo urashaka kuba utaza kugira ngo umpereze impamvu zituma utaza se? Igira vuba uze cyangwa imodoka yawe nyikobore. Ntabwo urimo urumva ibintu ndimo ndakubwira. Ndanayikurura none nabi nyisore mwanga mu igaraje nkinage hanze ngiye kuko wanze kuba wanyumva. Umukobwa noneho kumubwira ibyo ngibyo yahise atangira kuba yatekereza, agatekereza ati bosi wanjye se najya kumufata ejo mu gitondo gute? Imodoka yiwe byagenda gute? Hano aha ngaha rwose bosi yanagufungisha agushinza kumwicira imodoka. Ibi ngibi rwose byo ni ibintu yamukorera. Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati hagatangaha noneho ndakora iki? Ibintu noneho birancanze, ibintu birandenze. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati bino bintu birancanze, ibiranandenze cyane. Sinzi ikintu ndibuze kuba nakora. None se uriya mugore uri murampatiriza ni gatiki cyangwa se ni muntu nyabaki uri murampatiriza? Ariko ku rundi ruhande twebwe tubonye ahagararanye n'undi mugabo. Niba mugani w'umukobwa ari Samu, niba ari nda ariko yambaye kasike. Undi yatangiye kuba yatekereza akavuga ati ibi bintu se biraza kuba byagenda neza? Ibi bintu biraza kuba byagenda neza? Umukobwa nuko nguko yarebye,
arareba cyane, aravuga ati reka mbe nagenda basi, reka nerekere, tayari nta kundi kuntu yabigenza. Ari we wabigenza uti? Imodoka ya bosi wawe nutayigira nyine, nutayijya kuyikuraho bakayishwarura, nta kintu uri bumubwire, ibana kwirukana noneho cyangwa se akanagufungisha. Undi yatangiye kubiyavuga ati wangiriye inama, ndakora iki? Yaje imbere ya televiziyo nyine hamwe ajya abona wa mugore aza, kuba yamuburira yatangiye kuba yamubwira ati ndakora iki, ngira inama n'iki kintu nakora. Ariko reka nta muntu uri muraza, ibyo arimo arigira byose agomba kuba yagiye. Yatangiye kuba yavuga ati aha, yego ikintu ntekereje nicyo, reka mpamagare kuri resebusiyo banyoherereza umushoferi agenda ajye kuba yatwarira modoka yikure hariya, agenda bikemure. Umukobwa nicyo kintu yatekereje, ngo ahamagare kuri resebusiyo nyine bohereza umushoferi kuko baba barishyuye. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Yatangiye kuba yahamagara ati fata telefoni, mufate telefoni. Umukobwa yatangiye kuba yafata telefoni agahamagara, yagiye arahamagara, batangira kumubwira ati mukiriya wacu, umurongo muhamagaye ntabwo ushoboye kuboneka. Nicyo kintu bamubwiye, izanjejwe zahise zimubwira ati mukiriya wacu, umurongo muhamagaye ntabwo ushoboye kuboneka, mugerageze ubutaha. Ubwo niko yise yongera arahamagara telefone ati mukiriya wacu, nimero muhamagaye ntabwo ishoboye kuboneka, mugaruke mu kanya cyangwa se muzanabyihorere, niba atari ngombwa mwohereze iretere. Ubwo umukobwa niko kuntu yatangiye kuba yabyumva, agatekereza agatangira kuba yavuga ati kubera iki batarimo baramfata, kandi iminota igiye kuba yagera, cyangwa se iyo bampaye igiye kuba yagera uriya mukobwa yampaye, none se ko bari basanzwe bakora amasaha 24 ku yandi, ni ikihe kibazo bahuye nacyo ku buryo mbahamagara bakambwira ngo ntabwo babashije kuba baboneka? Ibi bintu ni ibiki? Umukobwa nyine yaribajije, aribaza cyane bino bintu byaba ari ibiki, ariko atangira kuba yavuga ati nindamuka ntagiye hasi kuba nakirebera nyine imodoka nkayikura hariya, ibintu ntabwo biri buza kuba byagenda neza. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yatekereza, akavuga ati naramuka atagiye gukura imodoka hariya, ibintu ntabwo biri buze kuba byagenda neza. None se imodoka iraza kuba yagenda gute, cyangwa se araza kuba yayigira ute nindamuka ntagiyeyo? Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati ibyo byose nibyo ndimo ndibwira, ariko wenda reka nibwire ko ibintu biri buze kuba byagenda neza. Umukobwa niko yafashe telefone ashyira mu ruhago, numvishe ariko mu rwita nako mu mufuka, avuga ati reka mbe nagenda, tayari dore nuko nguko yaje. Ahita avuga ati reka njye kuba nafata imodoka ya bosi, kuko ibintu rwose birakomeye, nakirukanwa akazi kiwe. Nawe ari wowe nyine wabitekereza, aho kugira ngo uzirukanwe mu kazi, kora buri kimwe kugira ngo ugasigasire. Dore umukobwa nuko nguko yaje, avuga ati nta kintu kiri bumpagarike. Dore umukobwa nuko nguko yasohotse agenda, dore nuko nguko yagiye agenda uko nguko. Ariko tubonye umukobwa wari urimo uramuhamagara, hari undi mugabo bari kumwe wambaye kasike, undi nawe nuko nguko yasohotse mu nzu, yasohotse uko nguko. Tayari dore ukuntu yasohotse. Ibintu birakomeye mwa bantu mwe, ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye. Reka mbe nagusaba akantu gatoya, dore kano gakuru ni gashyashya, ariko ko mwebwe ntabwo muri bashyashya. Rero reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umukobwa nuko nguko yaje, arahagarara ariyumvira, atangira kuba yakiyumvira, nawe ubwoba ntiwabubura. Yaraje kuri esanseri, yatangiye kuba yapyonda, ariko esanseri ntago irimo iramanuka cyangwa se ntago irimo iraza. Umukobwa ati biki? Ibi ni ibiki si bya esanseri bimeze gute? Umukobwa nyine yatangiye kuba yakibaza ku bya esanseri, ntago irimo iramanuka. Yatangiye kuba yakibaza ati ibi ni ibiki birimo birajya mbere kuri esanseri, ko mbona wagira ngo hari ikibazo, eleveta cyangwa se esanseri ntago irimo iramuvinga cyangwa ngo igende. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yakibaza, ati esanseri ntago irimo iragenda. Ubwo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yakibaza, akavuga ati bino bintu ni ibiki? Ibi bintu bishoboka gute? Ibi ni ibiki? Dore umukobwa nuko nguko yarebye, ntago arimo arabyumva. Dore nuko nguko yarebye. Icyahise gikurikiraho ni ukureba cyane, atangira kuba yakibaza ati se ndakora iki niba esanseri zitarimo zirakora? Ariko akavuga ati oya, nta mpamvu yo kuba nabitekerezaho cyangwa se byo kubihereza umwanya, reka mbe nakoresha isikariye. Umukobwa nicyo kintu yavuze akimara kubona ko esanseri zapfuye.
yahise avuga ati reka nkoreshe esikariye arizo manukiraho. Itayari dore nuko nguko yagiye. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye. Dore umukobwa nuko nguko yamanutse. Ariko mw'abantu mwe, abantu muratinyuka, njye imodoka nayireka ibashaka bakayishwarura, ariko nanjye basi wenda sinjye mu bintu ntazi. Dore n'umukobwa ubwoba atangira kugenda yatsikira, agenda atsikira kubera ubwoba. Yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu koko eko numva nanjye mfitemo akantu k'ubwoba, ibi bintu ndumva mfitemo akantu k'ubwoba. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, akavuga ati ndimo ndumva mfite akantu k'ubwoba. Dore nuko nguko yatekereje, akavuga ati gute sanseri zitarimo zirakora, none se ntizaba ari zishwe n'uriya mwicanyi? Umukobwa nicyo kintu nyine yagiye yarimo aribaza, akavuga ati niba sanseri zitarimo zirakora ntabwo zaba zishwe n'uriya mwicanyi. Dore nuko nguko yagiye amanuka arimo aravuga ati ariko nta kintu kibi kiri bumbeho, nta kintu kibi kiri buze kuba cyambaho. Umukobwa niko nyine yagiye arimo arikomeza, arimo aravuga ati nta kintu kibi kiri buze kuba cyambaho, ngiye kugenda imodoka nyihakure, nindangiza kuba nayihakura ikindi kintu ndi buze kuba nakora ndahita ngaruka nirukanka ngaruke mu nzu. Umukobwa nicyo kintu yiyumvishaga, arimo aravuga ati agiye kugenda imodoka yihakure, nasoza ahita yongera agende yirukanka cyane. Ariko dore abandi bahagaze ari babiri, umukobwa ndetse n'umugabo, kandi undi yavuze ati nta mugabo uhari. Dore undi nuko nguko yaje gake gakeya. Itayari dore nuko nguko yaje aritegereza atangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Arimo aragenda nyine umutima nturi hamwe, ubwoba n'ubwoba. Dore nuko nguko yaje yatangiye kuba yavuga ati kubera iki mfite ubwoba kandi ngiye kugenda ngafata imodoka vuba vuba noneho nkayikura hariya, narangiza nkava mu nzira cyangwa se ngahita nisubira mu nzu nirukanka. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati none si eko mfite kuba natekereza cyane, ni ukubera iki mfite kuba natekereza cyane? Umukobwa nibyo bintu arimo aribaza. Ubwo nuko nguko yagiye aragenda areba impande n'impande aho yaparitse imodoka, atangira kuba yagenda arimo arareba gake nuko nguko yaje. Ubwoba ntibwabura no gushidikanya ntibyabura, byose ni ibintu agomba kuba yagira. Itayari dore nuko nguko yaje ahagarara aho ngaho. Dore nuko nguko yaje ahagarara aho ngaho, atangira kuba yareba, akareba impande n'impande, akareba ahantu yaba yaparitse imodoka y'ukuntu ibintu bimeze. Dore nuko nguko yarebye, arareba neza, arakebuka arareba, kwitegereza. Dore wa mukobwa hirya ariko ari wenyine, wa mugabo ntawe uhari. Dore nta muntu uhari, cyangwa se wa mugabo ntawe uhari, hari umukobwa wenyine. Ibyo ari byo byose n'umwe wamuhamagaraga. Undi nawe yaraje arareba. Ubwo ni siya nyine yaraje arareba umukobwa, ariko yambaye n'agapfukamunwa. Sinzi niba kari akantu murimo murakabona, yambaye agapfukamunwa. Undi nuko nguko yaje arareba, aritegereza arareba, atangira kuba yavuga ati noneho ndakora iki? Dore nuko nguko yaje arareba, atangira kuba yakibaza nyine ikintu yagakoze cyangwa se ikintu yakora muri kano kanya nyine, niba agiye kuba yagenda agakuraho imodoka. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati reka nizere ko bino byose ari byo ndimo ndatekereza, cyangwa ari ibitekerezo mfite, ibintu byose biri buze kuba byagenda neza. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakiyumvisha yibwira, avuga ati ndakeka ko bino bintu biri buze kuba byagenda neza. Nimbona ikibazo imodoka ndaza kuba nayiboroka, ngiye nigumiremo imbere, cyangwa se nimbona harimo ikibazo ndajya mu modoka mpite nyifunga, nta kibazo ndi buze kuba nagiriramo. Umukobwa niko yavuze ati reka ngende, ariko agiye kuba yagenda niko yabanjije arareba. Undi yatangiye kuba yamubwira ati ntugire ikibazo, mu kanya araba ari aha ngaha. Agiye kuba yamanuka, undi mukobwa nyine yemeze nkaho hari undi muntu arimo arabwira. Dore wa mugabo nawe ari aho ngaho. Umukobwa arimo aravuga ati ntugire ikibazo, agiye kuba yaza, kandi uwo barimo baravuga nyine ugiye kuba waza, n'ugiye kuba yahakura imodoka. Dore umukobwa kureba hirya ngarabona ikigabo ikiri kumwe n'uriya mukobwa wari urimo uramuhamagara. Umukobwa niko yatangiye kuba yakiruhutsa avuga ati iki? Ibi ni ibiki? Dore barahagararanye ari babiri, dore bari kumwe, barahagararanye, dore kuntu barimo bararebana. Umukobwa niko yarebye arareba, ibintu biramucanga, ibintu byaramurenze. Dore ukuntu yatangiye kuba yareba akibaza ati ibi bintu birimo birashyirira he, cyangwa se bino bintu birimo biragenda gute? Ibi ni ibiki? Dore abandi barahagararanye, none umugabo afite umunyururu, hano afite umunyururu. Dore umukobwa nuko nguko arimo arareba. Dore ukuntu yarebye, atangira kuba yavuga ati ibi bintu ni ibiki? Ntago ari ibitekerezo, cyangwa se ntago ari biri mu ntekerezo zanjye. None bino bintu nta nubwo ari uguhurirana. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati nta nubwo ari uguhurirana,
ahubwo aka ni agatego banteze. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, aravuga ati ndi ikigoryi. Nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ngo ndi ikigoryi. Yaratangira kuba yakibaza ati kubera iki naje aha ngaha, kandi bamburiye cyangwa se bambujije, kubera iki naje aha ngaha. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza, akavuga ati bagiye kuba banyica cyangwa se bashaka kuba banyica. Bashaka kuba banyica. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yatekereza, agatangira kuba yakivuga. Dore nuko nguko yikanze, kontake niba ari kontake iguye hasi, yaguye hasi ahita yikurura, cyangwa se nyine yarikanze kontake yitegwa hasi. Bamwe babiri bari aho ngaho bari aho. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati bigiye kuba byaba bibi, ibintu bigiye kuba byaba bibi. Dore umugabo nuko nguko nawe wambaye kasike yarebye, atangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki. Dore nuko nguko yaje, ariko umukobwa ari akantu ataye. Njye ndimo ndakeka ko ari kontake yabataye, kuko niyo yaraje kuba yafunguza imodoka, ariko yayitaye hasi. Dore ikigabo nuko nguko cyaje, aho umukobwa ari nuko nguko yitsimbye, nuko nguko yihishe, ariko ikigabo kirimo kiragenda kimwegera. Kontake yayitaye hasi, nuba atariyo sumbaza ikindi kintu yaba yahataye. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati mana yanjye, ngiye kuba nakirukanka. Umukobwa niko yirukanse. Kontake niba atari kontake simbizi, ariko yaguye hasi. Umugabo nawe ahita amwirukanka avuga ati ndagufata. Dore kwirukanka ku mukobwa. Uyu mukobwa birarangira gute? Biragenda gute? Ariko muri ino nzu hari umuntu uri murica abantu, noneho b'abakobwa. Undi yarirukanse, ikigabo nta kwirukanka, ikiba kigendera pole gake gake, ukabona ko ibintu byakemutse. Umukobwa nawe yarirukanse, arimo aravuga ati noneho se gute bino bintu? Gute ntumvishije ko bari barimo baramburira? Gute ntabyumvishije ko bari barimo baramburira? Kubera iki ntabyumvishe? Umukobwa nicyo kintu yagiye arimo aravuga, agatangira ati kari agatego bari banteze. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati agiye kuba yanyica, agiye kuba yanyica. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati kandi ngewe sinkeneye kuba napfa. Umukobwa nakajiji kari aho ngaho. Yatangiye kuba yavuga ati nkeneye kuba nakora umupangu, cyangwa se nkeneye gukora umupangu, nkeneye gupanga. Dore nuko nguko yirukanka muri ubwo buryo, avuga ati reka mbe nitsimbye aha ngaha. Umukobwa nuko nguko yaje aritsimba, ariko afite ubwoba bwamutashye. Ubwoba ntibwabura. Dore umugabo nawe arimo araza gake gake, kugira ngo ubone ko umuntu arimo arakora ibyazi, nta no kwirukanka. Yaraje akubita umunyururu hasi. Dore umukobwa ubwoba yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Ngomba kuba naguma nihishe. Undi yatangiye kuba yamubwira ati byaba byizuje. Umugabo niko nyine yatangiye kuba yahamagara amubwira ati byaba byiza uje ukizana, byaba byiza wizanye. Umugabo niko arimo araza avuga ati wakizana. Arimo aragenda yegera aho umukobwa ari. Undi nuko nguko yatangiye kuba yakifata ku munwa. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati none se esanseri ko zitarimo zirakora, ndabigenza uti? Esanseri ntabwo zirimo zirakora, kandi uno mugabo agiye kuba yanyegira. Ndakoresha iki cyangwa se ndakora iki? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yatekereza, akavuga ati ndakora iki? Ntabwo bishoboka ko nshobora kuba namucika. Dore nguyu umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yavuga. Undi akavuga ati ntabwo bishoboka ko uri buze kuba wakitsimba. Vayo, ntabwo biri buze kuba byakunda ko witsimba. Ndimo ndakubona. Umukobwa yagize ubwoba. Dore gutangira kuba yatitira. Dore gutitira. Dore nuko nguko yatangiye kuba yatitira. Aravuga ati ndakora iki? Umukobwa yaravuze ati ikintu ngiye kuba nakora ni kimwe. Yahise akuramo inkweto yambaye, yakuramo urukweto, yahise arufata urukweto runaga. Hirya mu kindi gice, wa mugabo yumvishije ibintu bikoma, avuga ati ibyo ni ibiki? Ndagufata nk'uko nabikubwiye. Yahise yumva urukweto ruvuye hirya, cyangwa se yumva ibintu bikomye, akurikira urwo rusaku. Undi nawe yahise avuga ati iki nicyo gihe cyo kuba nakiruka. Dore ngarirukanka, ikibuno mpamaguru. Umukobwa yarirukanse. Ese araza kuba yarokoka? Ibintu biragenda neza. Dore umugabo nawe nuko nguko yaje aho ngatangira kuba yavuga ati ibintu bimeze gute? Dore nuko nguko yahagaze aho ngatangira kuba yavuga ati niko uri hehe? Urakeka kuri bugumye gukina nanjye sino mikino? Reka ngenda kwifatira, kandi umukobwa yaminutse yagiye. Dore nuko nguko yaje arimo aravuga turakeka ko ndi bugumye gukina nawe. Ntabwo ngumye gukina nawe. Undi yarirukanse no kugenda jwiga. Yahise yikubita hasi. Undebere dore ukuntu Satani atera.
umukobwa dore ngo aragwisha ivi, dore ngo akazana amaraso. Umukobwa yagwishije ivi agwa nabi, ivi rizanye amaraso, dore nuko nguko yarebye abonaguye avuye amaraso. Atangira kuba yavuga ati hoya hoya, hoya hoya, amagara aterewe hejuru, buri wese asamaye. Ibyo ngibyo ntabwo uba ukibyumva, yirukansa amaraso agishyushye, arirukanka avuga ati ngombe kuba nagenda. Dore nuko nguko yaje yirukanka cyane, atangira kuba yajya kuri esanseri, ariko esanseri reka ntabwo zirimo zirakora, ntabwo zirimo zirakunda. Yatangiye kuba yavuga ati mana yanjye, agiye kuba yanyica, agiye kuba yanyica. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakuvuga ati kandi ntabwo nkeneye kuba napfa, ntabwo nkeneye kuba napfa, ngomba kuba nakirukanka cyangwa se ngomba kuba nagenda. Umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yagenda agerageza kuba yafungura, ariko reka esanseri ntabwo zirimo zirakora. Yatangiye kuba yakibaza ati ndakora iki, ndakora iki, ndakora iki? Umukobwa undebere disi, ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye. Dore nuko nguko yarebye atangira kuba yavuga ati noneho esanseri muri kano kanya ntabwo zirimo zirakora, ndakoresha iki? Ngiye kuba nakoresha sikariye, ngiye kuba nakoresha sikariye, kuko nizo zitekanye muri kano kanya, ngiye kuba nazamuka. Umukobwa nicyo kintu yavuze, aravuga ati ngomba kuba nakoresha sikariye nkazamuka. Tayari dore nuko nguko yagiye, ariko umugabo noneho kugira ngo umenye urwego rwe, dore nuko nguko arimo araza, nta kwirukanka, wapi nta kwirukanka, no kwigendera gake gake, ibintu ukamenya ko nyine biba biri ku rundi rwego. Dore gutangira kuba yareba akavuga ati iki, reka nze nkwereke. Yakuyemo nyine ibyo yari yambaye ibiga, arangije ati reka nze ngiye nkwereke ibyo ngiye kuba nakikorera. Dore nuko nguko yagiye, undi yatangiye kwirukanka avuga ati muntabare, mumfashe, ndabinginze mumfashe. Dore nuko nguko umukobwa yagiye yirukanka, arimo aravuza induru ati mumfashe, mumfashe, mumfashe. Twabonye hari ibyo yataye, niba ari kontake, ibyo ngibyo simbizi, ariko ndagatangira ati ngiye kuba nagera mu rugo, ngiye kuba nahagera, reka nishyiremo akanyabugabo, ngomba kuba nagerayo ntekanye, ningera mu rugo ndaza kuba ntekanye. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga. Ubwo niko yirukanse azamuka avuga atagomba kuba atekanye nagera mu rugo. Umugabo nta kwirukanka, nta mpamvu yo kwirushya, ibintu akora arabizi. Dore nuko nguko arimo arigendera, yarirukanse, undi nawe arimo arirukanka, yarirukanse agenda areba ahantu umuhungu yaba ageze cyangwa se umugabo yaba ageze. Agatangira kuba yavuga ati oya, ntago agomba kuba yamfata, reka ntago agomba kuba yamfata, ngomba kuba nakirukanka, reka ntago agomba kuba yamfata, ngomba kuba nakoresha umuvuduko wa danje. Ariko na n'ubu ndimo ndibaza ibi bintu ni ibiki. Umukobwa nicyo kintu yahagaze arabanza aratekereza, aribaza ati bino bintu byaba ari ibiki? Dore nuko nguko yirukanse, arirukanka kibuno mpamaguru, amaguru adakora hasi. Tayari dore umugabo nuko nguko yaje, umukobwa nawe arirukanka. Tayari yatangiye kuba yafungura urugi avuga ati urugi ko rudakunda, ko rutarurimo rurakora. Dore nuko nguko yaje, umugabo nawe arimo aramureba, nuko yahise aza aramufata urutugu. Mwabantu mwe, ibintu birakomeye. Ese uno mukobwa buno ntapfuye, ibyiwe ntibirangiye? Ngenda akeka ko ibyiwe birangiye, ndakeka ko ibyiwe birangiye. Tayari reka dukomeze ku munsi w'ejo, tureba kandi gace. Nkubwira ati mbere yuko tugasoza, reka mbe nagusaba akantu gatoya. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video yibonye, iramutse yagushimishije ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace ni ku munsi w'ejo, mbabwira ati ndabakunda cyane. Bye bye.